yacu no mu ijuru nta zina nk'irya Yesu, nta rindi ryampumuriza nk'iry'uwatubambiwe. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Hagira umuntu ushimwa umunyacyubahiro, naho yakirusha abandi Yesu aramuhebuza. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Iryo zina ryiza cyane siryo ngabinkingira, irya myambi ya Satani ntabwo yarishobora. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Mbega iryo zina ryiza ninzi uko naryogeza, nzajya mu ijuru ku bwaryo mpore nsingiza Yesu. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Iryo rimpesha ubutware bwo kunesha iby'isi, rikamvana mu buretwa, rikampa umudendezo. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Nzajya nkwikubita imbere ninkubona mu ijuru,
usingizwe iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje niryo rinyiringiza. Amena. Izina rya Yesu ni izina ryiza, izina rya Yesu ni izina rinezeza imitima yacu, izina rya Yesu ni umucyo utumurikira mu mwijima, izina rya Yesu ni izina ritumara umubabaro, izina rya Yesu ni urutare twubakaho, izina rya Yesu rirakomeye. Ndongeye rero kubasuhuza bene data bakundwa, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana nziza, Imana y'urukundo ibarebane imbabazi. Ni Francine rero muri kumwe kuri uyu mugoroba. Ndashima Imana ko yongeye kuduha aka kanya ko kongera gusangira ijambo ryayo. Ubwo duheruka kwiga twaboneye hamwe ijambo ry'Imana ryatubwiraga ko tugomba kumenya Kristo wazutse, tukamumenya neza, tukamusobanukirwa. Nk'uko Pawulo yavuze ati ntihakagire uwo mutekerereza nk'uko amasekuruza ye ameze, ngo nk'uko twajyaga dutekereza Kristo, ngo ahubwo ndashaka ko mumenya Kristo wazutse, Kristo wadupfiriye, Kristo watubambiwe, Kristo wazutse. Ngo iyo ataza gupfa akazuka, ngo ni twebwe tuba turabo kugirirwa impuhwe inyuma y'abandi bose. Kristo rero tugomba kumumenya neza uko ari, ntitwumve ko ari wa Yesu wavutse kwa Yosefu na Mariya, ahubwo tukamenya Yesu nyakuri, Yesu uwo ari we, Yesu wavutse, Yesu watubambiwe ku musaraba, Yesu wadupfiriye, Yesu wazutse. Uwo nguwo niwo Imana ishaka ko tumenya neza, kuko nitumara kumumenya neza tukamusobanukirwa, tuzamwizera, tuzamwiringira, nta kizongera kudukanga, tuzamubonamo ubugingo, kuko muri we niho harimo ubugingo, muri we niho harimo imigisha yose. Abantu birirwa birukanka inyuma y'imigisha, ariko umaze kumenya neza Yesu, kuko ba Yesu ni benshi, Yesu nyakuri, Yesu wavuye ku Mana, umaze kumenya uwo Yesu, ngo imigisha yose mu buryo bw'umwuka, ngo Imana yayihishe muri Kristo Yesu. Yesu ni byose ku muntu wamumenye neza akamusobanukirwa. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagusengera, ndagusabira mwene data mukundwa, nawe utarasogongera ngo umenye ko Imana igira neza, umenye ko Yesu agira neza, kugira ngo umumenye by'ukuri, akwihishurire, umumenye by'ukuri, umusobanukirwe by'ukuri. Pawulo yabwiye Abafilipi igice cya 3:10 ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Uwo Kristo dukwiye kumumenya, tukamenya imbaraga zo kuzuka kwe, tukamenya gufatanya n'imibabaro ye, kandi tukamenya no gushushanywa no gupfa kwe. Yaradupfiriye
kubw'urukundo yadukundaga kugira ngo tutarimbuka ahubwo tubone ubugingo buhoraho. Yarazutse, imbaraga zamuzuye, umwuka wamuzuye ari muri twebwe. Ntabwo dukwiye gutinya, ntabwo dukwiye kugira ubwoba. Imibabaro ye, yaradukunze, arababara ku bwacu kubera urukundo adukunda. Uwo Yesu rero niwe nsenga Imana kugira ngo umumenye, umusobanukirwe, umwizere, akubere umwami, akubere umukiza. Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Turakomeje rero uyu munsi ijambo Imana yanshyize ku mutima nifuza ko tuganira, ni ijambo ry'Imana rivuga ngo nta zina nk'irya Yesu. Nta zina nk'irya Yesu. Abantu bose, nta muntu utagira Imana. Ishobora kuba ari Imana y'ukuri cyangwa se ishobora kuba ari Imana itari y'ukuri, yari ikigirwamana, ariko byose byitwa Imana. Na kera Abanyarwanda batarabwirizwa ubutumwa bwiza bari bazi ko Imana iriho, nubwo hari izindi mana basengaga. Izo mana bazitaga, hari abasengaga Ryangombe, hari abasengaga Nyabingi, bari bafite uburyo bizera kandi bari bafite uburyo basenga Imana. Akenshi n'amazina bitaga abana babo yari amazina y'Imana, yerekana ko iyo mana bayizi. Twagira Mungu, Twagira Imana, Harera Imana, Hakuza Imana. Nuko ni ukuvuga ko umuntu wese Imana arayizi. Kandi mu mutima w'umuntu Imana yasize umwanya. Hari umwanya uri mu mutima w'umuntu, kandi uwo mwanya uri mu mutima w'umuntu ni umwanya wo kuramya. Ushobora rero kuramya Imana nyamana cyangwa se ukaramya izindi mana. Buri mana rero, nta mana itagira izina. Buri mana iba ifite izina. Murumva Abanyarwanda basengaga izo mana, izo za Nyabingi, izo za Ryangombe, hari za Buda, hari imana nyinshi. Kandi izo imana iba igomba kugira izina. Uko rero niko byagenze. Imana irema umuntu, hari ukuntu bagiye yiyereka buri muntu, uko yagiye ibarema, uko ihereye kuri ba sogokuruza Adamu na Eva. Adamu na Eva uburyo babanagamo n'Imana, uburyo Imana yabasangaga ikabasura, bakabana imibanire yabo, babanaga nk'inshuti. Ntago byari ngombwa ko bayambaza. Impamvu navuze ko buri muntu wese agira Imana, yaba Imana nzima cyangwa se ibigirwamana, ni ukugira ngo ugire icyo wambaza. Ushobora kwambaza Imana nyamana, Imana y'ukuri, cyangwa se ukambaza ikigirwamana. Ukambaza Nyabingi, ukambaza Ryangombe, ukambaza Buda n'izindi mana nyinshi zirahari kandi zifite amazina. Noneho rero abo basogokuruza bacu bo batarasuzugura Imana, batarayicumuraho, ntago byari ngombwa ko bambaza Imana, bahamagara Imana, bahamagara izina ry'Imana. Ahubwo babanaga nk'inshuti. Imana yo yarazaga ikabagenderera, noneho barangiza bakaganira, nyine babanaga nk'inshuti. Ariko bamaze gucumura ku Mana, ibintu byarahindutse. Iyo usomye Itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 25 na 26, haravuga ngo Adamu arongera atwika umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti. Ati nuko Imana inshumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kayini yamwishe.
na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Abantu batangiye kwambaza izina ry'Uwiteka hariya mu Itangiriro igice cya 4, hariya nyine Adamu na Eva bamaze kubyara umwana witwa Seti. Seti nawe akabyara umwana witwa Enoki. Uwo Enoshi Seti amaze kumubyara nibwo batangiye kwambaza izina ry'Uwiteka. Ariko mbere Adamu na Eva bo ntago bari bakeneye kwambaza izina ry'Uwiteka, ahubwo Imana yari inshuti yabo. Noneho bamaze gucumura, ubusabane bwabo n'Imana, ubushuti bwabo n'Imana bugira inkomyi. Imana ibirukana muri Edeni. Ariko nyuma y'uko Gahini yishe Abeli, Imana yongeye kubaha ayandi mahirwe, barongera babyara undi mwana witwa Seti. Seti abyara umwana witwa Enoki. Ngo nyuma ya Enoki ngo abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Ubwo rero byarakomeje biragenda bigera kuri Aburahamu. Aburahamu we Imana imwihishurira, yamwiyeretse nk'Imana ishobora byose. Ariko mbere yuko nkomeza, ndagira ngo tubanze dusangire aya magambo ari aya magambo ari mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 9 kugeza kuri 11. Haravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Ibyakozwe n'Intumwa 4:12 ho haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Murumva rero umutwe w'ijambo wavugaga ngo nta zina nk'irya Yesu. Nkuko natangiye mbabwira ukuntu mu mutima w'umuntu Imana yashyizemo umwanya wo kuramya, umwanya wo kwambaza izina ry'Imana. Byanze bikunze ugomba gushakisha Imana wambaza byanze bikunze. Ushobora rero kwambaza izina ry'Uwiteka Imana, cyangwa se ukambaza izindi mana nabahaye ingero. Noneho mu isezerano rya kera, Adamu na Eva babanaga nk'inshuti z'Imana. Bo ntabwo bari bakeneye kwambaza izina ry'Imana. Ariko bamaze gucumura, byabaye ngombwa ko Imana yongera kubaha andi mahirwe nyuma ya Abeli na Gahini. Gahini amaze kwica Abeli, Imana yongeye kubaha amahirwe, babyara umwana w'umuhungu witwa Enoki. Hanyuma nyuma ya Enoki ngo abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Byarakomeje bigera kwa Aburahamu. Aburahamu nawe Imana ifite ukuntu yamwihishuriye, imwereka uko azajya yambaza izina ryayo. Imana yihishurira Aburahamu, yamwihishuriye ko ari Imana, ari Uwiteka, Imana ishobora byose. Reka turebe ukuntu Imana yabonekeye Mose iramubwira. Kuva 13 kuva 3 duhere ku murongo wa 13 haravuga ngo Mose abaza Imana ati,
ningera mu Bisiraheli nkababwira nti Imana ya ba sogokuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, nduwo ndiwe, kandi aba ariko uzabwira Abisiraheli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, aba ariko uzabwira Abayisiraheli uti, Uwiteka Imana ya ba sogokuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Uko niko Imana yiyeretse Mose. Imana yiyereka Mose yamutumye ku Bisiraheli, iramubwira iti uzagende ujye kubohora ubwoko bwanjye. Noneho Mose asubiza Imana ati, nzagenda mbabwira ko iyo Mana yitwa nde. Nkuko nababwiye ko kugira ngo ubashe kwambaza Imana ugomba kuba ufite izina ryayo. Imana iramubwira ngo uzagende ubabwire ngo nitwa ndiho, ndiho, ndi Uwiteka, ndi Imana ya ba sogokuru Aburahamu, Isaka na Yakobo. Twabonye ko tugomba kumenya neza Kristo wazutse tukamusobanukirwa, nkuko Pawulo yavuze ati, ntihakagire uwo mutekerereza nkuko amasekuruza ye ameze, ngo nkuko twajyaga dutekereza Kristo, ngo ahubwo ndashaka ko mumenya Kristo wazutse, Kristo wadupfiriye, Kristo watubambiwe, Kristo wazutse. Ngo iyo ataza gupfa akazuka, ngo ni twebwe tuba turabo kugirirwa impuhwe inyuma y'abandi bose. Kristo rero tugomba kumumenya neza uko ari, ntitwumve ko ari wa Yesu wavutse kwa Yosefu na Mariya, ahubwo tukamenya Yesu nyakuri, Yesu uwo ari we, Yesu wavutse, Yesu watubambiwe ku musaraba, Yesu wadupfiriye, Yesu wazutse. Uwo nguwo niwo Imana ishaka ko tumenya neza, kuko nitumara kumumenya neza tukamusobanukirwa, tuzamwizera, tuzamwiringira, nta kizongera kudukanga, tuzamubonamo ubugingo, kuko muri we niho harimo ubugingo, muri we niho harimo imigisha yose. Abantu birirwa birukanka inyuma y'imigisha, ariko umaze kumenya neza Yesu, kuko ba Yesu ni benshi, Yesu nyakuri, Yesu wavuye ku Mana, umaze kumenya uwo Yesu, ngo imigisha yose mu buryo bw'umwuka, ngo Imana yayihishe muri Kristo Yesu. Yesu ni byose ku muntu wamumenye neza akamusobanukirwa. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagusengera, ndagusabira mwene data mukundwa, nawe utarasogongera ngo umenye ko Imana igira neza, umenye ko Yesu agira neza, kugira ngo umumenye by'ukuri, akwihishurire, umumenye by'ukuri, umusobanukirwe by'ukuri. Data wa twese ihimbazwe. Ibyakozwe n'intumwa 4:12 ho haravuga ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Murumva rero umutwe w'ijambo wavugaga ngo nta zina nk'irya Yesu. Nkuko natangiye mbabwira ukuntu mu mutima w'umuntu Imana yashyizemo umwanya wo kuramya, umwanya wo kwambaza izina ry'Imana. Byanze bikunze ugomba gushakisha Imana wambaza, byanze bikunze. Ushobora rero kwambaza izina ry'Uwiteka Imana, cyangwa se ukambaza izindi mana nabahaye ingero. Noneho mu isezerano rya kera,
Adamu na Eva babanaga nk'inshuti z'Imana, bo ntabwo bari bakeneye kwambaza izina ry'Imana, ariko bamaze gucumura byabaye ngombwa ko Imana yongera kubaha andi mahirwe nyuma ya Beri na Gahini. Gahini amaze kwica Beri, Imana yongeye kubaha amahirwe, babyara umwana w'umuhungu witwa Enoki. Hanyuma nyuma ya Enoki ngo abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Byarakomeje bigera kwa Aburahamu. Aburahamu nawe Imana ifite ukuntu yamwihishuriye, imwereka uko azajya yambaza izina ryayo. Imana yihishurira Aburahamu, yamwihishuriye ko ari Imana, ari Uwiteka, Imana ishobora byose. Reka turebe ukuntu Imana yabonekeye Mose, iramubwira. Kuva 3 duhera ku murongo wa 13 haravuga ngo Mose abaza Imana ati, ningera mu Bisiraheli nkababwira nti Imana y'abasogokuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, nduwo ndiwe, kandi aba ariko uzabwira Abisiraheli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, aba ariko uzabwira Abayisiraheli uti Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Uko niko Imana yiyeretse Mose. Imana yiyereka Mose, yamutumye ku Bisiraheli, iramubwira iti uzagende ujye kubohora ubwoko bwanjye. Noneho Mose asubiza Imana ati, nzagenda mbabwira ko iyo Mana yitwa nde. Nkuko nababwiye ko kugira ngo ubashe kwambaza Imana ugomba kuba ufite izina ryayo. Imana iramubwira ngo uzagende ubabwire ngo nitwa ndiho, ndiho, ndi Uwiteka, ndi Imana y'abasogokuru Aburahamu, Isaka na Yakobo. Iyo usomye Kuva igice cya 6 ku murongo wa 1 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye kubw'amaboko. Kuva igice cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye kubw'ayo maboko. Imana ibwira Mose iti, ndi Uwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose. Imana ibonekera basogokuruza Aburahamu, Isaka na Yakobo, yabiyeretse yitwa Imana ishobora byose. Hanyuma ije kwiyereka Mose, uhereye kuri Mose ugakomeza ukageza igihe Kristo yaziye, yabiyerekaga nk'Uwiteka. Kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose, kandi sinabimenyesha. Nitwa iryo zina Uwiteka. Imana yaraje ibwira Aburahamu iti, nkurikira, ngwino va iwanyu, siga so, siga inzu ya so, siga igihugu, unkurikire, uze nzakwereka igihugu ugomba kujya guturamo. Ntabwo Imana yigeze imwibwira, ntabwo yigeze imwihishurira,
Aburahamu aragenda aramukurikira agera mu gihugu Imana yari yaramusezeranije. Umuntu yibwiye rero ninde? Umuntu yimenyekanishije ni Mose. Amubwira ko ari Uwiteka, ari ndiho. Ni ukuvuga ko ariho mu gihe cyashize, ariho muri iki gihe, kandi azahoraho iteka ryose. Ikindi, ariho, ari ahantu hose. Imana ibera hose icyarimwe. Nuko nguko yihishuriye Mose, nuko nguko yamwimenyekanishije. Imana yacu ishimwe. Noneho rero nyuma kugeza aho Yesu aziye, Imana yashatse ko tutongera kwambaza izina ry'Uwiteka, ahubwo yashatse ko tuzajya twambaza izina rya Yesu. Niryo zina twahawe dukirizwamo, niryo zina risumba andi mazina yose Imana yaduhaye dukwiye kuyambarizamo. Ntabwo tucyambaza Uwiteka, ahubwo twambaza Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Nta rindi zina nk'irya Yesu. Ni izina risumba ayandi mazina yose. Ni izina rikiza. Ni izina ririmo agakiza. Yesu ni agakiza. Mu Bisiraheli yaje ari Mesiya, ariko mu isi yaje ari umukiza. Kuri twebwe abanyamahanga, Yesu yaje ari umukiza wacu. Imana yacu ishimwe. Iyo usomye muri Yoweri igice cya 3 ku murongo wa 5 baravuga ngo, kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, kuko i Siyoni n'i Yerusalemu hazaba abarokotse nk'uko Uwiteka yabivuze, kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Imigani 18:10 ho haravuga ngo, izina rya Yesu ni umunara muremure, izina ry'Uwiteka ni umunara muremure, umukiranutsi ahungiramo agakira. Murumva kera muri Ancien Testament bambazaga izina ry'Uwiteka, ariko muri Nouveau Testament izina dukirizwamo, izina twambaza ni izina rya Yesu Kristo. N'Abaroma ibice 10 ku murongo wa 13 naho harabivuga ngo, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Yesu ni umwami, Yesu ni umukiza. Uzambaza izina rye azakizwa. Kandi iyo bavuze agakiza, mu gakiza harimo kubabarirwa ibyaha, harimo gucungurwa, harimo ubugingo buhoraho, harimo ya migisha yose tubonera muri Yesu Kristo, harimo kubohoka, harimo guhemburwa, harimo kongera kubakwa muri Yesu Kristo. Mu gakiza niho Imana yashyize ibintu byose umwana w'umuntu akeneye. Niyo mpamvu iryo zina risumba ayandi yose niryo Imana yaduhaye kugira ngo dukirizwemo. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kuva icyo gihe rero mu isezerano rya kera, ndagira ngo mbahe urugero rw'amazina Abayisiraheli bitaga Imana bayitaga izina bakurikije icyo Imana yabakoreye. Hano hari nk'urugero ruvuga ngo Imana El Shaddai. El Shaddai byasobanuraga Imana ishobora byose. Imana yabibwiye, yiyeretse Aburahamu imubwira ko ari Imana ishobora byose. Tubisanga mu Itangiriro igice cya 17 ku murongo wa 1. Hari Imana Elyon, Imana iri hejuru ya byose. Tubisanga mu Itangiriro igice cya 14 ku murongo wa 18. Rohi, Imana ni umwungeri wanjye. Tubisanga muri Samweli wa mbere
igice cya 23 umurongo wa mbere. Tubona Eloheka, Uwiteka ni Imana yawe. Tubona Jehova Rafa, Uwiteka Imana igukiza indwara zawe zose. Tubibona mu Kuva igice cya igice cya 15 ku murongo wa 26. Hari indi izina ry'irindi ry'Uwiteka ryitwa ngo Tidekenu, Uwiteka gukiranuka kwanjye. Tubibona muri Yeremiya 23 ku murongo wa 6. Adonai tubibona mu Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 2 n'uwa 8. Ni Imana ikora ibyo ishaka. Elohimu ni umuremyi wa byose. Tubibona mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1. Elohenu, Uwiteka Imana yacu, tuyibona muri Zaburi ya 99 ku murongo wa 5, uwa 8 n'uwa 9. Tukabona Imana yitwa El Gibore, Uwiteka Imana umutware waremye ijuru n'isi. Tubibona muri Yesaya igice cya 9 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Tubona Imana yitwa Jehova Jire, Imana izishakira igitambo. Ni cya gihe Aburahamu yaragiye gutanga igitambo h'umuhungu we, Imana ikamubwira iti uwo mwana mureke, akabona imfizi yafashwe mu giti, akagenda akayikurayo, hanyuma akaba ariyo atamba mu mwanya wa Isaka. Tubisanga mu Itangiriro igice cya 22 ku murongo wa 14. Jehova Shama ni Imana iri hano. Tubibona muri Ezekiyeli igice cya 48 umurongo wa 35. Uwiteka umuremyi wa byose, Hosenu, Jehova Hosenu. Tubibona muri Zaburi ya 95 ku murongo wa 6. Tukabona Jehova Nisi, Imana ni ibendera ryacu. Tubibona mu Exode, Kuva 17 umurongo wa 15. Tukabona Mekadishekemu, Uwiteka yaduhinduye abere. Uwiteka atubona ko turi abera. Mu Itangiriro mu Kuva igice cya 31 ku murongo wa 13. Ayo ni amazina abo Bayisiraheli bagendaga bahimana bakurikije experience bagiranye, bakurikije ibitangaza Imana yabakoreye. Nimba yabakijije indwara, Imana ni Imana idukiza indwara. Ariko ubu ngubu kuko Yesu yitwa agakiza, ari nagakiza. Bya bindi byose uko kuntu babonaga iyo Mana, byose Imana yarabifashe ibishyira muri Yesu. Niyo mpamvu iyo twambaje iryo zina rya Yesu, iryo zina Imana yagize izina rikomeye, Yesu Kristo, hejuru y'ayandi mazina yose. Niyo mpamvu iyo uryambaje ibyo byose, ayo mazina yose bitaga Imana icyo gihe Yesu ataraza, abumbiye muri Yesu Kristo wacu. Yesu rero ni urutare, Yesu wacu. Yesaya yaramuvuze, Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6 ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, azitwa Imana ikomeye, azitwa umujyanama. Uwo Yesu arakomeye cyane, arakomeye. Murumva ibyo bintu byose, Yesu ni Imana, Yesu ni izina rikomeye. Impamvu rero Yesu akomeye, navuga ibintu bitatu. Icya mbere, impamvu Yesu akomeye ni uko Yesu yavuye ku Mana.
Yesu yavuye ku Mana. Reka dusome twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Impamvu Yesu iryo zina rye rikomeye kurusha ayandi mazina yose. Dusome muri Matayo igice cya mbere duhere ku murongo wa 21 twumve impamvu iryo zina rya Yesu rikomeye. Nuko Yesu ibwa mbere nuko Yesu yavuye ku Mana. Marayika Gaburiyeli abonekera Bikira Mariya, reka twumve uko yamuvuze. Azabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Murumva ko iryo zina ni marayika warihaye Mariya ngo azaryite umwana we ubwo yamubonekeraga amubwira ko agiye kubyara umwana w'umuhungu. Amuha izina agomba kumwita. Uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda, kandi azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Imanueli. Emanueli bisobanura iki? Bisobanura Imana iri kumwe natwe. Twiga ukuntu ku musaraba hari imbaraga zo kuducungura, twabonye ko Imana yashatse umuti wo gucungura abantu, isanga nta kundi yabigenza uretse yo yonyine yimanukiye. Yihindura umuntu, ifata kamero nk'ak'umugaragu w'imbata, ngo araza dupfira urupfu rubi, urupfu rwo ku musaraba. Araza aba Imana iri hagati muri twebwe, Emanueli. Bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'Umwami Imana yamutegetse. Arongora umugeni we, ariko ntibaryamana arinda ageza igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Yesu n'abadayimoni baramuzi. Iryo zina bararizi, bazi ko ari izina rikomeye kuko ni Imana. Iyo usomye muri Mariko igice cya 3 ku murongo wa 11 hatubwira ukuntu abadayimoni nabo bazi ugukomera kw'iryo zina. Abadayimoni nabo bamubonye bamwikubita imbere, barataka cyane bati, uri umwana w'Imana. Nta muntu n'umwe utazi ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Nta muntu n'umwe utazi ko Yesu yavuye ku Mana. Haleluya. Niyo mpamvu izina rya Yesu nta zina rimeze nk'izina rya Yesu. Nta rindi zina rimeze nk'irya Yesu. Mu isi yacu no mu ijuru nta zina nk'irya Yesu. Mu ijuru, mu isi no hasi, hose iryo zina bararizi. Ni izina rikomeye. Haleluya. Ni izina rifite ubutware, ni izina rifite imbaraga. Ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, Imana ikomeye, umujyanama. Haleluya. N'abadayimoni rero bararizi. Luka 2:11 haravuga ngo, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Kristo ni umwami. Aha barimo baravuga gukomera kwa Kristo, kubera ko yavuye ku Mana. Icyo ni icyambere. Gukomera kw'izina rya Yesu Kristo nuko Kristo yavuye hehe? Nuko yavuye ku Mana. Ikindi, gukomera kwa Kristo Yesu nuko
ni hamwe nababwiraga, ni mu Bafilipi igice cya kabiri, reka duhere ku murongo wa 6, haravuga ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Kubera iki izina rya Yesu rikomeye? Icyo ni icya kabiri, ni ibingibi tumaze gusoma, nuko Yesu ntago yemeye kugundira akamero nk'ak'Imana, ahubwo yaremeye aramanuka, aza kugira gute? Aza kudupfira, afata akamero nk'ak'umugaragu w'imbata, aradupfira, araducungura. Icyo gikorwa rero cy'ubutwari yakoze nacyo cyatumye izina rye rikomera, kuko amaze gupfa akazuka, Imana ngo yamuhaye izina risumba ayandi mazina yose, kuko yumviye Imana kugeza ku gupfa. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero ni uko yapfuye nyine akazuka. Reka twumve icyo mu Byahishuwe igice cya 5 hatubwira, kuva ku murongo wa 12, haravuga ngo bavuga cyane bati, umwana w'intama wishwe niwe ukwiriye guharirwa ububasha. Umwana w'intama wishwe, Yesu Kristo, niwe ukwiriye guharirwa ububasha n'ubukungu n'ubwenge n'imbaraga n'icyubahiro n'ikuzo no gusingizwa. Nuko numva ibyaremwe byose biri mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja, mbese ibyaho byose uko bingana, bigira biti, iyicaye kuri ya ntebe ya cyami hamwe n'umwana w'intama nibihorane ibisingizo n'icyubahiro, ikuzo n'ububasha iteka ryose. Yesu amaze gupfa, muzi ko mbere yo kwiyereka, kwemera ko babagore bamukoraho bari bagiye kumureba aho imva ye yari iri, yarababwiye ati nimunkoreho kuko ntarajya kwa Data. Yarabanje rero aragenda ajya kwa Data, bateraho kashe, bavarida igikorwa cy'ingirakamaro amaze gukora cyo gucungura isi. Hanyuma rero iryo zina rya Yesu naryo barigabira ibingibi tumaze kubona ahangaha mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 12. Imana yacu ishimwe. Ahandi ni muri Yesaya 53, duhere ku murongo wa 10, haravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe, bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe kugeza ku gupfa, akababaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Ibyo byose yakoze ahangaha, akemera gushenjagurika, ngo yagaragaraga nk'uwakubiswe n'Imana, ngo yari uw'abantu bima amaso. Ibyo byose byatumye Imana imugororera kugira izina rikomeye. Izina rero ni ikintu gikomeye cyane. N'igihe Imana yahamagaraga Aburahamu
muzi ko mbere y'uko umuha urubyaro yabanje kumuhindurira izina, yabanje guhindurira Aburahamu izina, aho kumwita Aburamu ahinduka Aburahamu, sekuruza w'amahanga menshi. Sara mugira Sarayi, ya Sarayi amuhindura Sara, nyirakuruza w'amahanga. Izina ni ikintu gikomeye. Izina rya Yesu rero ni izina rikomeye, kubera ko Yesu yavuye ku Mana, kandi Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana ishobora byose, ni Uwiteka, ni ndiho. Niyo mpamvu Yesu rero nawe iryo zina rye ryari izina rikomeye, Yesu Kristo. Kubera ko hariho n'abandi ba Yesu, hari abandi ba Yesu batari Yesu Kristo. Iyo usomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 4 haravuga ngo kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye. Murumva ko hariho ba Yesu benshi. Iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze, ariko nge ko mutanyihanganira. Hari undi Yesu. Yesu rero ugomba kumenya Yesu wambaza uwo ari we, ni Yesu Kristo, umwami, umucunguzi, umukiza. Haleluya, amen. Kandi uwo Yesu ugomba kumumenya, ugomba kumumenya, ukaba mu butware bwe, ukaba mu bubasha bwe, ukaba mu mbaraga ze, ukaba mu bushobozi bwe. Kuko hari abandi bagendera kuri Yesu w'abandi, hari abandi bagendera kuri Yesu w'abandi. Reka tubisome mu Byakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 19 duhere ku murongo wa 13. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe na dayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu wo Paulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Iyo tuvuze Yesu rero tutazi neza, tudasobanukiwe Yesu w'abandi, Yesu wa Paulo, Yesu wa kanaka, wa apotre, wa bishop, wa profete, uwo Yesu iryo zina ntago rigira imbaraga muri twebwe. Ngo abadayimoni bafasha abo bahungu, ngo imyenda yabo barabashwanyaguza, nuko babambika ubusa baragenda. Izina rya Yesu, nkuko natangiye turebera hamwe kumenya Yesu neza, tugomba kumenya Yesu kandi akaba Yesu wawe bwite. Murabona Imana yagiye yiyereka abatubanjirije mu buryo bugiye butandukanye. Adamu na Eva Imana yabiyerekaga nk'inshuti, ntago bari bakeneye kwambaza izina ryayo. Aburahamu, Aburahamu, Isaka na Yakobo, Imana yabiyeretse yitwa Imana ishobora byose. Kuva kuri Mose kugeza aho Yesu yaziye, Imana yiyerekaga abo bose batubanjirije nk'Uwiteka. Kuva rero Yesu aje, Imana yavuze ko tuzajya twambaza, ntago tucyambaza izina ry'Uwiteka, ahubwo noneho twambaza izina rya Yesu. Izina rikiza, izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi. Kandi twabonye ko uwo Yesu ni Uwiteka. Amen. Haleluya. Yesu ni Uwiteka. Imana yacu ni nziza, Imana yacu irakomeye. Ishimwe ko yaduhaye Yesu, kandi ishimwe ko yaduhaye umwuka wera. Umwuka wera kugira ngo aduhishurire Yesu wari we, aduhishurire imbaraga
ziri muri iryo zina, imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Amen, amen, amen. Uwo Yesu rero, iryo zina rikomeye. Kubera ko Yesu yadupfiriye, Imana idusaba kwizera iryo zina, ngo kuko uwizera iryo zina azakizwa. Nta rindi zina twahawe tuboneramo agakiza uretse izina rya Yesu. Mu isi yacu no mu ijuru nta rindi zina twahawe dukirizwamo uretse iryo zina rya Yesu. Timoteyo nawe yarabivuze, Timoteyo wa mbere 2:5, ngo umuhuza wacu ni Imana, nawe ni umuntu, ni Yesu Kristo. Ariko Imana yamuhaye izina rikomeye, izina dukirizwamo. Niwe wenyine uduhuza n'Imana, niwe wenyine watubereye ikiraro, kuko hagati y'umuntu n'Imana hari umworera. Yesu rero araza ikiraro cyongera kuduhuza n'Imana. Izina rya Yesu rishimwe, izina rya Yesu rihabwa icyubahiro, izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Amen. Izina rya Yesu rero ntabwo tugomba kurikoresha uko twiboneye. Twabonye ko tugomba kumenya Yesu wacu personnellement. Kubana kwacu n'Imana, kubana kwacu na Yesu ni relation personnelle. Naho nujya kuvuga Yesu wa apotre, Yesu wa pasteri, Yesu wa bishop, uwo Yesu uzamera nka bana bari abatambyi tumaze kubona hariya hejuru mu byakozwe n'intumwa. Ugomba kumenya Yesu wawe. Hari n'abandi bitwaza izina rya Yesu kugira ngo barikoreshe nabi mu nyungu zabo, kugira ngo babone indonke. Muri Matayo 24:4 Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Twirinde rero. Hari abazaza biyitirira izina rya Yesu, bahanura mu izina rya Yesu, ariko atari Yesu wabatumye, ahubwo ari ubwesukoro. Bireze cyane rero ibyo bihe tubirimo. Mwirinde kugira ngo hatagira ababayobya. Izina rya Yesu rifite ubutware, rifite ububasha, rifite ubushobozi. Iryo zina rya Yesu iyo turivuze haza kubaho kwa Yesu, haza presence y'Imana. Presence ya Yesu iza hagati muri twebwe. Reka tubirebe mu ijambo ry'Imana. Iyo Luka 24 duhere ku murongo wa 14, ngo bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yesu ubwe arabegera, ajyana nabo, ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye, ntibamumenye. Yesu arababwira ati, ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Bahera ko barahagarara, ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kirofasi aramubaza ati, ni wowe wenyine uba i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yesu w'i Nazareti. Wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Murumva aba bantu, aba bigishwa ba Yesu bagendaga bavuga Yesu. Bavuye i Yerusalemu bajya Emawusi. Noneho kubera ko bavugaga iryo zina rya Yesu, rihamagara kubaho kwa Yesu, rihamagara presence ya Yesu hagati muri bo. Ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, mba ndi hagati muri bo. Nubwo bari bihebye, ariko bavugaga Yesu. Kubaho kwa Yesu rero kwaraje. Yesu araza aba hagati yabo, aba hagati muri bo. Ikindi, izina rya Yesu kugira ngo ribe muri twebwe rifite imbaraga, nuko tugomba kuba dufite umutima ukunda. Umutima ukunda, ngo urukundo rwihanganira byose, urukundo rubabarira byose. Reka Yohana
igice cya Yohana 1:4-7 haravuga ngo Imana ni urukundo. Gukunda Imana na bagenzi bacu bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Yesu yabwiye abigishwa be ngo umbonye ababonye Imana. Uzi Yesu abazi Imana. Kugira ngo rero ubashe kumenya Imana nuko ubuzi Yesu. Kugira ngo ubuzi Yesu rero nuko uba ufite urukundo, kandi urukundo rw'ukuri. Amen. Ikindi nuko uba ufite kwizera. Abaheburayo 11:6 baravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Iryo zina rya Yesu ritwegereza Imana. Tugomba kwegera iyo Mana mu izina rya Yesu dufite kwizera, kuko Imana igororera abayishaka, igororera abayizera. Haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndimo ndagana ku musozo w'iri jambo twasangiraga. Izina rya Yesu ni izina rifite imbaraga, ni izina rikora ibitangaza. Yesu akiri hano ku isi yakoze ibitangaza byinshi, ngo yagendaga de village en village, ngo akiza abarwayi, yirukana abadayimoni, abohora. Yazengurukaga imidugudu, ava mu mudugudu umwe ajya mu wundi, akora ibitangaza. Yazuye abantu. Izina rya Yesu ni izina rikomeye. Kugira ngo rero turishikamemo, rigira imbaraga muri twebwe, tugomba kwirinda kuvugira izina rya Yesu ubusa. Niko Matayo igice cya 27 hatubwira ngo ntukavugire izina ry'Uwiteka ubusa. Imana ishimwe. Reka turangirize ku byakozwe n'intumwa igice cya 26 ku murongo wa 18. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere kubababarirwa ibyaha byabo, baraganywe n'abejejwe no kuyizera. Nawe rero mwene data mukundwa, ndakwifuriza ko Imana iguhumura amaso kugira ngo uve mu mwijima ujye mu mucyo, kuko Kristo ni umucyo. Niko Yohana igice cya 1 hatubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Izina rya Yesu ni umucyo w'abantu. Izina rya Yesu iyo turyumvishe tukaryizera, ridukura mu mwijima w'ibyaha, mu mwijima w'urupfu, rikatuzana mu mucyo w'ubugingo buhoraho. Ndakunda kwingingira rero kugira ngo nawe nimba utarakira uwo Yesu Kristo umwakire, uwo Jambo. Byose ngo byaremwe nawe, byose byaremewe muri we, byose byaremwe kubera we. Kandi ngo uwo Jambo yari ubugingo, kandi ngo ubwo bugingo ni umucyo w'abantu. Haleluya. Yesu ni agakiza. Imana yacu ishimwe. Reka dusenge. Mana, turagushimye ko uri umucyo wacu, turagushimye ko uri agakiza kacu, turagushimye ko nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe dukwiriye gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo,
wabambwe, wapfuye akazuka, yamaze gukora ubushake bwose bwa data, ngo Imana imuha izina risumba ayandi mazina yose. Mana turagushimye ku bwa Yesu, ngo abamwizeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abamwizeye yabakuye mu mwijima abajyana mu mucyo. Abamwizeye bavuye mu rupfu bajya mu bugingo. Mana turagushimye ku bwa Yesu. Turasenze kugira ngo umwuka wawe wera akomeze kurushaho kuduha kumuhishukirwa, kugira ngo turusheho kwambaza izina rye, kuko nta rindi zina waduhaye twambarizamo twambarizamo. Dukwiye kukwambariza mu izina rya Yesu. Yesu ni byose. Yesu ni Alpha na Omega. Ni izina rikomeye, ni izina rihambaye, ni izina rifite ubutware, ni izina rifite imbaraga, ni izina rifite ubushobozi. Haleluya. Mana, mpagaze muri ubwo butware, muri izo mbaraga biri mu izina rya Yesu. Nkweretse abarwayi, nkweretse ababoshye kugira ngo babohore, nkweretse abafite intambara kugira ngo barwanirire Mwami kandi ubaneshereze, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.